uvuga ko hari urubuto bariye urwo rubuto we hari amakuru waba urufiteho uraruzi urasase basambanyira iki ni igiki noneho umbwiye ura ntago basambanye nimba twagiye uzobare niwemera pom 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 tudem ay kekon maho totos dipi esta canal party today como Naomi oh nuko iririmba se yuhu 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 nasanze ureba inyuma kandi nge ndeba imbere iby'ubuzima wanjye usuka si byo nkeneye uribe muri undi nawe namujye kwanga ndakwanga nawe nushaka kunyange nyanga mukayo sinjya mbeshya ntabwo ugibeshye nawe ujye kwica ibintu by'abandi aho ngaho se tuveyo nkwibarize bajya bavuga ngo uwibahetse abayegesha mu mugongo utazi ubwenge ashima ubwe utazi agakura ako ko ntago nkazo wasanga kagwingira sida nyine n'ubumva nyine yaba yarangije kuba indwara twagiye ugiye kumbwira amezi 12 mu kinyarwanda sindumva bivuze amezi 12 mu kinyarwanda uhereye mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda imbogo y'umwana urabivuga ishuro eshanu oya singombwe eshanu nawe bwawe wabyishe kare ze urye izi nzuzi tizo ndyo uze urya inzuzi bivuga ishuro eshanu tizo ndyo uze urya inzuzi tizo ndyo uze urya inzuzi bahaye ikaze bakunzi ba Click TV Rwanda wa muhungu wanyu mwiteke piri cyangwa mwite umwana wo kumana cyangwa mwite Big Man. Aha rero twatembereye Nyabisindu papa ahangaha niho twiteretse akakanya turi kumwe n'umujyama ahangaha tugiye kumubaza ibibazo bitanu gusa ndagira ngo utege amatwi ariko mbere na mbere kugira ngo nkubaze ibibazo ndabanza nkubaza amazina yawe numve kurimo neza urimo neza cyane simwana kuzunguza umutwe urimo neza aya mafaranga yanjye ntago uri buyarye gweke amafaranga yanjye ntago uri buyarye ahubwo bujyagera ndaguhita oya wamitana gute se ngiye gukubita umukarago y'ibibazo none utakaramo twagiye amazina yawe Mr Busaga umbwiye Munyankiko aka Mr Busaga Mr Busaga ndayitemera kuri iryo ngiryo Busaga bisobanura iki Busaga bisobanura ubwisanzure bwigenge mu ruhe rurimi ubundi ni kinyarwanda cyose no Mr Busaga yes ese wabuzi ibendera ry'u Rwanda yego rigizwe n'amabara ngahe atatu yambwire ubururu umuhondo n'icyatsi nta kindi kintu kirimo izuba ngiye kuyakwereka umbwire aya madarapo ari ibihe bihugu yego iri darapo rya mbere ni ry'icye gihugu u Rwanda iri rya kabiri u Rwanda urimo satani ndapfuye mamayi we desubira isubira vuba vuba oya yose n'u Rwanda ahubwo iki kirimwe harimo ikirangantego kitarimo kimirasire yuzuba aya yose ni amadarapo y'igihugu yemewe yego okay twagiye icya kabiri cyakunaniye iri ngiri ni ry'u Rwanda iri ngiri rikurikiyeho ni igihugu cya Gabon izuba wari kuyemo unyuzwemo uranye aha twagiye ku kibazo cya kabiri ngiye umuyobozi w'umujyi wa Kigali hajya presidence bamukuyeho inde presidence bamukuyeho wowe mbwira umuyobozi w'umujyi wa Kigali ntago mwebo aho wahi bibaye ibibazo bingaho uri gutsindwa aha ikibazo cya kabiri turi mu gihugu cy'u Rwanda
kandi turi abanyarwanda. Ndagira ngo unsobanurire igihugu u Rwanda cyangwa inkomoko u Rwanda byavuye he? byavuye mu kwaguka cyangwa se kwaguka. U Rwanda ubundi ni ukwaguka. U Rwanda bisobanuye kwaguka. Ufite 40%. Twagiye ongera utekereze neza. U Rwanda, inkomoko y'igihugu u Rwanda. Iyo uvuze u Rwanda bisobanura iki? Kwanda ni ukwaguka. Aho ngaho uramfasha cyane. Aho twagiye bibaye ibibazo bingahe? Bitatu. Ufashemo amanota angahe? Gusa si 10. Kimwe si 10. Ni ukuvuga ngo mu manota 3 ufite inota rimwe. Oya. Nibyo nago nkubeshye. Ntari. Twagiye perezida w'igihugu cya Libya yitwa nde? Nze ko ari umusiramu ariko ntago nkibuka. Nibiye biryo ukunda kurya? Amateke, ibishyimbo n'ibirayi. Amateke, ibishyimbo n'ibirayi. Ugiye guteka amateke n'ibishyimbo n'ibirayi ngo bigaburire umuntu wabanza iki? Nabanza ibishyimbo. Ugakurikiza iki? Amateke. Hanyuma ugasoza kuki? Ku ifiriti. Mbwira intungamubiri. Ibirayi. Ku ifiriti. None twagiye ugiye kumbwira intungamubiri ziri mu bishyimbo mu mateke n'ibirayi naho zitandukaniye. Amateke ni bitera imbaraga. Habamo calcium. Calcium bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Calcium ubundi biba bisobanuye ni nko kuyungurura amaraso mu kimwe. Ni kuyungurura amaraso? Ariko buretse ngo calcium bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Hari ukuyungurura amaraso ntago mbyibuka. Twagiye ngo komeza umbwire ariko. Hanyuma tubanye ko calcium iboneka mu ki? Calcium iboneka mu binyabijumba. Mu binyabijumba. Kandi mu byo wateguye harimo n'ibinyabijumba. Ibinyabijumba ni ibi? Ni ibinyamafufu n'ubundi niyo namateke byose biba. Hanyuma mu bishyimbo? Mu bishyimbo n'ubundi mu hafi aho ngaho ariko akenshi ni mu byubaka umubiri. Yego. Okay. Uri tayari? Yego. Harya wambwiye ngo witwa nde? Mr. Busaka. Uri tayari? Cyane. Kandi wambwiye ko witwa Busaka? Uri tayari ku kibazo tugiye kujyana? Yego. Uranyita. Wambwiye ko witwa Busaka. Uri tayari? Busaga ndi tayari. Uri Busaga ntabwo uri butayari, icyo nacyo wakisha. Noneho twagiye ku kibazo cya 5. Cyazo cya 5. Murumuna wa mukuru wa mama wawe ni iki cyawe? Mama wacu. Murumuna wa mukuru wa mama wawe ni iki cyawe? Mama wacu. Mushiki wa papa wawe ni iki cyawe? Masenge. Se wa so ninde? Ni sogokuru. So wa so ninde? Sogokuruza. Kada. Iyo bavuze ngo ninde basubiza ngo iki? Ubwo ni data mukuru. Nago nabajije ari iki cyawe? Uri kuncanga nabaje ngo ninde wagombaga kumbwira amazina. So wa so ninde? Yumbaza gucyo ubundi kare kose. Ni umuntu nubaha cyane ubundi uri kumbaza amazina cyangwa uri kumbaza ni iki kuri ngewe? Icyo nacyo wagitakaje. Twagiye ku kibazo cyihuse noneho. Twagiye ku ukunda umupira cyangwa ukunda music? Byose mba ndimo. Icyo urimo neza cyane ni iki? Music. Mbwira abahanzi babiri baherutse gukora igitaramo kikitabirwa mu Rwanda. Bruce Melody and the Ben. Cyabaye ku itariki zingahe? 10. No. Icyo twaragitarutse. Inotangira cyari mari kwa bundi. Gaho twagiye amasegonda 5. Cyabaye ku itariki zingahe? Cyabereye he? Cyabereye kuri BK Arena. Kiba ku itariki zingahe? Cyabaye ku itariki ya mbere. Yo kwa kangahe? Itariki ya mbere kwa mbere. Kira gitaramo cyateguwe nande? Kira gitaramo cyateguwe na promoter sinzi ukuntu muvuge aya mutakara uhita umuvuga ngo njyewe ndakurashe ndakuvuze. Naba nkubeshye. Wabombeshye. Ntago uzi wagiteguye. Wari uriyo? Ntago nagiye. Wafanaga nde? Nafanaga Bruce Melody. Kubera iki umufana? Kubera ko mukunda. Twagiye ku ndirimbo ze 5 za Bruce Melody. Ngiye kuzikina nguhe headphone hanyuma uzituririmbire. Okay. Nuririmba indirimbo y'abandi nabi papa.
arahita kujyana kukurega. n'ubu sindi kuko Ntabwo uri kunyuma. Twagiye. Aha. Twagiye. Ririmba. Musaza kutari kuririmba se. ntabwo turatangiranye. Musaza kuzunguza umutwe gusa kutaririmba. anyishe mama. None se urayizi cyangwa ntabwo uyizi? Ndatangira kuri iyi. Ririmba twagiye. Uzubare. Niwemera pom pom pom. Niwemera pom pom pom. Mera pom 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 pom. 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 To them. I cook in my home. Toto sleeping. Just a canal. Party today. Come on, Naomi. Oh. Hati. Batiriyo telefone iri nyuma yawe irize. Zombie. Asand. Ariko mwana buretse. None se bukuyemo headphone gato. Iyo ndirimbo ririmbye yitwa ngo iki? Pom pom pom. Nuko ayiririmba se? Ntabwo mbeze ko wayumvaga ngenduze ko ariko ayiririmba. Kumana noneho ihitiremo indirimbo. Ihitiremo indirimbo uri bwumva biri bujyane neza. Ya melody. Si we wemera se? Ndakwanga. Ndakwanga. By melody. Ndakwanga. Nze nikurebere. Noneho uyiririmba neza. Twagiye ready? Urimo urayumva se? Shyiramo headphone neza umbwire. Uri kumva ari yose? Okay, ngaho twagiye rero. Rimwe kabiri gatatu. Wa! Yuhu. 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 Nasanze ureba inyuma kandi nge ndeba imbere. Iby'ubuzima wanjye ushaka si byo nkeneye. Muri beryo rimwe muri nawe namujuru nabigizemo. Uzaze wese itanyeneye. Uzanjye ntikigukeneye. Undi uzugururiye nzuri kundo nagutayeho nanjye ndawicuza. Na kimwe nkwishyuza. Nanjye wona na kimwe mwishyuza. Kugoza. Ndakwanga nawe nushaka kunyange. I hate you. Wakapika about it weka. Ndakwanga. Ariko mwana, buretse. Ndakotoye. Mwana indirimbo y'abandi urapfikinaye. Nta kibazo nshaka ubwakire muri koraba y'inyigisho neza. None se wumva gubirimo neza? Ngo twongere dukomeze umbwira ko kanavuye ngo ndakwanga nawe nushaka kunyange. Ngaho tukomeza. Ndakwanga nawe nushaka kunyange. I hate you. Ibikore cyabyo nyangamugayo sinjya mbeshya. Uri nyangamugayo. Ntabwo ugibeshye nawe ugiye kwica ibintu by'abandi. Aho ngaho se tuveyo. Ubuse tujye kwa Jay Police. Uramwemera se? Ngaho mbwira indirimbo. Kanyarira jisho.
aho tupfe kugerageza. Okay, mu gihe bakiri kundebera indirimbo yitwa Akanyarira Jisho, tugiye ku migani nyarwanda. Imigani mu kinyarwanda tugira imigani yi, tugira imigani y'imigemurano, gusa n'iy'imitaramano ntabwo mbizi niba harimo n'iy'imitaramano. umbwiye ngo haba imigani y'imigenurano n'imigani y'imitaramano. Mbwira umugani w'umutaramano uzi mu kinyarwanda. nka wa wundi bavugaga ngo ngunda buriya si umutaramano kuko tusabe hafi isaha yose mu kuwuca Ngunda. Okay, twagiye ngereka nkwibarize. Bajya bavuga ngo uwibahetse abayegesha mu mugongo, utazi ubwenge ashima ubwe, utazi agakura koko ntabwo nkaza wasanga kagwingira. bivuze ngo utazi agakura karagwingira. Ushaka inka aryama nkayo. ese mwana ushaka inka aryama nkayo cyangwa ajya kuyigura? Oya aryama nkayo, ayigura se yayigura yakuye hano wowe none ubu nta ushaka kuyimasa. yego si ushaka inka ntabwo iva muri mikorofone papa. oya ushaka inka aryama nkayo ngaho aryama nk'inka ndebe. dore n'ubu nari mpagaze nkayo ubwo naryamye kabaye. ujya gutera uburezi arabwibanza. hehe uburezi ni iki? uburezi ni nk'icyiza wiyifurizaho, ntabwo naguha icyiza ntihereyeho, ni ukwikunda. babyigisha kwikunda papa, babyigisha kwikunda. utazi ikimuhatse utazi ikimuhatse atuka sebuja. Okay, hari abantu batatu, papa wawe, mama wawe, bosi n'umugore wawe. usanze telefone wari wayirambitse ahantu ugasanga baguhamagaye, ugasangamo koru ya bosi, ugasangamo koru ya mama wawe, ugasangamo koru y'umugore wawe, kandi ugomba guhita uhamagara umuntu umwe. wahamagara mama. kubera icyo wahamagara mama wawe? no kubera yuko iyo nkennye niwe unkunda, napfuye niyo wangira mu gihe umugore ashobora kuba yanigendeye. bivuze ngo nta bosi nta mugore, ni mama wawe. mama wanjye pa. Okay, twagiye ku kindi kibazo ari nacyo cya nyuma duhita tujya kuri ya ndirimbo Akanyarira Jisho tutayibagiwe. havuyemo Imana, sibyo? bosi, mama, umugore, ninde utanga ubuzima? ntabwo ongera gisubiremo numva. havuyemo Imana, aba batatu bakurikira, umugore wawe, umubyeyi wawe na bosi wawe. umubyeyi ntabwo uvuze uwo ari we, ni umugabo n'umugore. icy'ingenzi ni uko ari umubyeyi. ubundi mu babyeyi ari so na nyoko ukunda nde? nkunda mama. Okay, twagiye. ubundi umuhungu w'umukene agira utwe arimenya akundwa na nyina. Okay, twagiye. havuyemo Imana, bosi, mama n'umugore, ninde utanga ubuzima? havuyemo Imana, bosi, yego. niba ndi kubyumva neza, uretse Imana yonyine ari bosi ari n'umugore n'umubyeyi wawe, ninde utanga ubuzima? Imana. ni Imana nyine navuze ko ivuyemo abo batatu bakurikiyeho, bosi, umugore wawe, mama wawe, ninde watuma ubaho neza? ni ngewe ubwanjye papa, kuko Imana yavuyemo, icyo ni umenye ko wamukuyemo. umubyeyi wanjye wamukuyemo na bosi wamukuyemo. oya, Imana itarimo aba batatu bakurikira. aha, ni Imana. Imana yo tuyisize ku ruhande kuko niyo itanga ubuzima. bosi uguhemba amafaranga, umubyeyi wakubyaye, umugore ukwitaho mu buzima bwa buri munsi, ninde utanga ubuzima cyane, ninde watuma ubaho neza? nta wundi ni Imana. nanjye ubwanjye ubwo, kuko Imana niba yandemye ubwo turi umwe, mu by'ukuri bwo ni Imana. ubwo havuyeho Imana yo twemeye ko ariyo ya mbere, abandi bose nta n'umwe watuma ubaho. aya ntawe papa, umubosi atanga ubuzima. havuyeho Imana, umubosi atanga ubuzima. ari kujya ku ndi mubosi. umukire y'umuhaye 0 ku inota aguha 0 ku buzima. twagiye Akanyarira Jisho. ushaka undi? nta wundi. uriramo mwana n'ubundi byasubiyemo. aha, bakiri kudukuriramo ikindi kibazo, mbaza ibibazo bibiri ushaka. ikibazo nakubaza, ibi ngibi kugira ngo bizemo wumva ari byo bizagukiza? binkiza se ndarwaye? aha, nturwaye. urabona bizaguteza imbere cyane. reka nkubaze ikindi kibazo. nk'uko wambajije ngo ari umugore, wumvishe, na papa wawe na bosi, mu by'ukuri wizera umugore wawe bingana iki
kuruta uko wiyizeye nawe ubwawe uko wiyizera wowe n'umugore wawe na mama wawe wizera ninde wizera cyane? umuntu nizera cyane kuruta abandi ari umugore wawe ari umubyeyi wawe ari boss wawe. Mbone wizera nta mana irimo nawe ubwawe nturimo. kwizera nizera umubyeyi wambyaye. Okay, ni icyo ngicyo. Twajya none nanjye reka nkubaze. Muri Bibiliya baravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Jambo yabagahe mw'ijuru. Ndongera subiramo ikibazo. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Jambo yabagahe mw'ijuru. Mw'ijuru nihe? Aho tutaragera twumva batubwira. Ubyumva nande? Byumva namwe mwese na Bibiliya. Okay. Noneho Adamu na Eva muri Bibiliya numva kujya uyisoma bavuga ko hari urubuto bariye. Urwo rubuto we hari amakuru waba urufiteho uraruzi? Urasa se basambanyira? Umbwiye? Bura ntago basambanye. Ubwo urabashinjije nyine ko basambanye. Tujya kuri ya ndirimbo akanyarira jisho. Ni yande? Yasohotse mu we mwaka? 2012. Wagiye? Agaratangira. Wabaho nkubitiraho kapera se yayo. Agapera? Fashe mikoro. Andahera. Guhora ceceka wibabaza umutima wawe, urugendo ufite ku isi ndacyakuri inyuma, ibibazo waciyemo n'ingaruka zingeraho, ni nk'akanyarira jisho ngomba kwitokora. Ngo noneho tujyane. Urimo urayumva se? Nibwo igiye gutangira. Aracyari muri Tamoro. Tamoro. Aracyari muri Tamoro. Ase n'ubu niratangira? Ntabwo baratangira papa. Baracyari muri Tamoro. Keretse iyo sene yihutishije, ariko hari kubura gato. Ongera asubizaho inyuma gato wayigejemo hagati. Aho ngaho. Inshuti n'abavandimwe bateranye udahari waho bagiye kana ka mama, icyo utamenye njya nkuririra ncavuzwa cyane nuko utamenye sose zavuze ngo nguzure nyiri kimero, yewe ndushaga n'igihagararo, wahuye n'inziti zimwe uzana n'ibihe by'umugera, wabanje gutwara dawe mu gihe gito ugahitana mawe, ni wari uzi umenye iby'ibyo wari uzi ko tubagiye mu ijuru, ni wamenye iby'ibanga, niyo mpamvu hora ubona gutwara ngahora ngo muri ishuri wanze sinkwanga, nubwo rubanda bakivanga bancanga bambwira uburyo nananiwe inshingano zo kuza gukura mu mazabira, bazi ko hari bya bindi byarwuruko rw'ubu ruharuwe na za televiziyo uvize rukubera karaba mu muyaga. Komeza. Ubu twe birahinduka ugashika ko byose birangiye, komera bwiza bwa mama ndacyakuri hafi, hora ceceka wibabaza umutima wawe, urugendo ufite ku isi ndacyakuri inyuma, ibibazo waciyemo n'ingaruka zingeraho, ni nk'akanyarira jisho ngomba kwitoko. Ntiwayoberwa ugukunda ngaho ubura amaso tuyahuze umbwira icyo ubona, nta kindi masista ni amarira atemba, twibasira ngo uruyenzi isore zitamenye ibya kera na kare batangiye kujujura, ndabona kukorakora
hirya ugenzaho mukabwibwi numva bajujura bagoswe n'ito tutembura ipote baragushegera hahirwa uza gutsindira niba bazi kubarenza ubucakura bwo kwigira abahehesi nk'abakina jonkene safari kantiro siniyasate sinita cyane kuri gitera nziki bimutera ahambere aha nibwo twakoze igisa n'isuzuma shenge mu maraso yawe babonamo HIV ubwo ubuzima busa n'uburangiye utangiye kwibera nk'uzapfa ejo mu mageto y'abakoboyi ntaho urara kabiri komeza nyine amvange mageto y'abakoboyi ntaho urara kabiri iyo yose urayumva ute iyo ngiyo urayumva ute kwangwaro ago nakobeshya rwose mbo twagiye dunasoza HIV bisobanuye iki HIV bisobanuye virusi cyangwa agakoko HIV mu magambo arambuye iyeranje nk'umuntu abantu bagiye kubona kabisa wiyeranje nawe uvuga ati HIV igizwe n'inyuguti zinizi bisobanuye iki igizwe n'inyuguti enye twagiye ni virusi ubundi mu mpine virus ni iki virusi mu kinyarwanda sida nyine n'uwumva nyine yaba yarangije kuba indwara twagiye ugiye kumbwira amezi 12 mu kinyarwanda sindumva bivuze amezi 12 mu kinyarwanda uhereye mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda kwa 10 si ikinyarwanda ushaka cyangwa uri kuvuga nzeri kuboza gushyingo mutarama tondeka gutya yatondeka uko kurikirana ureka mikubwiye gucyo urijonjorera nawe ngaho twagiye ukwezi kwa mbere mu kinyarwanda kwitwa ngo iki ukwezi kwa mbere mu kinyarwanda kwitwa ngo iki so kwakira hagera ukwezi kwa kane mata ukwezi kwa karindwi kamena mata musobanura ukwezi kwa kane uko wavuze ngo ni mata mu kinyarwanda ni ukubera iki bakwitaga mata akenshi ibintu byose abari igihe abari icyatsi ni ukuvuga ngo ni igihe biba bimeze neza mu gihe cy'imvura nibyo ukwezi kwa 12 ukwezi kwa 12 ako kanyu ntago nkibuka tu twagiye mu cyongereza ukwezi kwa mbere kwitwa ngo iki Hajyo kwa mbere kwitwa ngo iki mu cyongereza January ngambwira ukwa kabiri February ukwa gatatu June ukwa kane we komeza January February agabere ko tabimba ukwa karindwi ngaho yabitonde kuko ubyumva ngaho yabari ukubyibuka twagiye January February June indi bikora cyane ibera June tabye bajye na kandi toramo na kandi mu gifaransa ntumbaza okay twagiye none ku kinyarwanda uzi ikiboneza mvugo amata yaraye bayita ngo iki umubanje amata yiriwe bayita ngo iki bayita ngo kira amirire amata y'inka yimye bayita ngo iki amasito okay twagiye hanyuma intebe y'umwami bayita ngo iki kiboneza mvugo ku mwami ikesha mvugo ku mwami intebe y'umwami bayitaga ngo iki bayitaga intebe y'umwami yego ko katari kubanguka bayitaga inteko umwami ntiyicaragira ate umwami ntiyicaragira ate yicara gusa arasutarara arateka umurambo w'umwami bawita ngo iki umugogo umwami ntatemberezwa agira ute ararambagira agira ate ararambagizwa ni ukurambagira nyine noneho iyo bari kubikorera umuntu warumbwiye ariko umwami ntabwo warumbwiye abamuhigaragiye okay hanyuma umugore w'umwami yitwaga nde umugabekazi umwana w'umwami igikomangoma ko numva ngaho uri kunyica
twagiye ntibavuga bavuga ugiye kunsubiramo aya magambo serupyipyinyura impyisi yampyonyoye serupyipyinyura impyisi yampyonyoye noneho ugiye gutondeka aya magambo kubita imbogo imbere kubita imbogo imbere y'imbogo y'umwami urabivuga inshuro 5. oya si ngombwa 5 nawe ubwawe wabyishe kare tizondyo uze urye izi nzuzi bivuga inshuro 5. tizondyo uze urye izi nzuzi tizondyo uze urye inzuzi bivuga inshuro 5. tizondyo uze urye inzuzi tizondyo uze urye inzuzi tizondyo uze urye inzuzi tizondyo uze urye inzuzi oya ntushyiremo akanya bifatanye hose kutagashyizeho kandi njye ndi kukubaza hagiye bw'abarimu nuko mwabaye tizondyo urye tizondyo uze urye inzuzi 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 akihute nihuse umwama wa marwa bivuga inshuro 5. umwama wa marwa umwama wa marwa bivuga inshuro 5. umwama wa marwa umwama karangoye karakugoye tugiye gusoza mu gusoza ugiye kumvugira amagambo ngo nkorera subscribe bivuge inshuro 5. ndakwinginze nkorera subscribe. ndabinginze mu nkorere subscribe ndabinginze mu nkorere subscribe ndabinginze mu nkorere subscribe ndabinginze mu nkorere subscribe. Subscribe bisobanuye iki? Subscribe ni nabyita gukisa nabyita nk'inkunga se cyangwa se ni ukugaragaza ko wabonye umuntu cyangwa kugaragaza ko yabikurikirana tu. aba followers bisobanuye iki? abagukurikira abapatina abafatanyabikorwa akongereza nduvutakaramo aba membership ni abantu bagukunda bya hafi by'indani ushyira imbere cyangwa se abantu abo wibuka membership nyine ni ukuvuga ngo ni abantu nyine n'abakunzi ba hafi. kwiruka mu gifaransa babyita ngo iki? ariko si nkuvune tugiye gusobanura amasomo 3 mbwira uko asobanura. Physique bisobanura iki mu Kinyarwanda? Physique no gukora n'ubundi no gukora. Geography geography n'ubumenyi bw'isi. Chimie ubutabire gusa kandi karengaho chimie ni ubutabire kandi babashyiraho ndi kukibagirwa. Entrepreneurship ajye ubwo ibyo biba birimo ibiki ubwo nagiye mu mpamvu zanjye koko ntago nagusobanura. ICT bisobanura iki? mu magambo arambuye. ICT mu magambo arambuye ntago ndi kubyibuka. Ndagushimiye cyane rero mu bibazo byose twakubajije wabashije kwitwaramo neza. Wowe bwira abantu badukurikiye amazina yawe nuko bakubona n'ikindi kintu kimwe gusa wumva kikuri ku mutima. Mu by'ukuri ndabashimiye abankurikirana. Nitwa Busaga wanyu ndi umukinnyi wa filime. Mujye kunkorera like, share na comment. Mujye kuri channel yitwa urayizi cyane ntayizi? Ndayizi. Urayizi? Ndayizi. Kambanze nivugire ngiye kuyo nkinaho ndaza kuvuga yawe nyuma. Nta kibazo. Sibyo? Bajye ku Ishusho TV. Nako Ishusho film. Ishusho films. Hariho filime nyinshi nziza kandi z'amaseri nziza ziryoshye. Hariho na filime nshyashya yitwa Marira yanjye. Ni nziza rwose bayirebe. Kandi nawe bagukorere dore uri gutera imbere nawe babone ko atera. Somera hano handitse ngo iki?
hano handitse gute? Correcting TV. Correcting TV. Mbo turabashimiye rero bakunzi ba Click TV Rwanda, ni wa muhungu wanyu ni Kepri umwana wo kumana cyangwa se Big Man. Mukore subscribe, like, share na comment, ndetse kuko munajye kuri Ishusho Film zimurebe filime nziza iri gusohoka. Turabakunda cyane, muri abantu bagaciro. Twongere guhura mu kanya aho turaba twiteretse papa, aho tugiye kubabwira, ariko mbibutsa akantu kamwe, uretse Imana umukira atanga ubuzima. Ndanamusuje ndetse abakunzi b'imipira mugenda kuri Balo Podcast, aho ngaho niho tunyuza imipira na zindi wasangaho amakuru y'imikino atandukanye. Turabakunda cyane cyane. Ciao ciao.